wowe muntu ukunda ikiganiro cyitwa Menya Byose gica ku Vumbuzi Show, jya ukibagezaho ndi Ken Chris. Nk'ibisanzwe nkunda kubacishirizaho cyangwa se kubagezaho ibijyanye na politike, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko kuri ubu ngubu noneho ntabwo ari byo nje kubabwira, ahubwo nje kubagira inama, kubabwira yuko abenshi twasigaye tugomba kujyana n'aho isi igeze. Muri iyi minsi ntago abantu bafite imbaraga cyangwa se ngo ubushobozi bw'imivuduko cyangwa se kuvuga ati ngo urashoboye, ibyo ngibyo ntago bikigezweho, kuko kuri ubu ngubu isi yarahindutse cyane. Kugeza ubu ngubu ngo ikiyoboye isi ni nk'aho twabyita ngo ni ubwenge buhangano mu mpande zose zigiye zitandukanye, abe mu bwubatsi, mu mashuri, ku masitasiyo ya esanse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndetse ibi ngibi byarenze cyane, ahubwo bigera no muri politike cyangwa se no mu gisirikare. Ibi ngibi ushobora kwibaza uti se byavuye kwa Elon Musk bizenguruka muri departema zose cyangwa se ahantu hose hashoboka, ahantu hose ikiremwa muntu cyashakira umugati w'umwana gute? Nk'ibisanzwe nkunda kukwibutsa gukora subscribe maze like na share wowe utarabikora, kugira ngo tuzajye twibanira. Iyi ni Menya Byose ica ku Vumbuzi Show. Njyewe ndi Ken Chris, reka ngo ikaze kugira ngo n'ubundi tujye twibana kandi tutangirane ndetse tunakomezanye. Reka ngusabe wihangane iyi video uyirebe mpaka irangiye, kuko harimo ibintu by'ingenzi. Abantu benshi bibaza ko za robo zizatwara akazi kabo mu myaka 10 iri imbere, abandi bakaba batekereza yuko ari nk'imyaka 50 iri imbere. Ariko se wababwira ko bibeshye, ahubwo biri kuba nonaha, biri kuba aka kanya. Ibi ngibi ndetse ku bantu babizi batangiranye nabyo, hari abari kurya amafaranga mu buryo bugiye bworoshye, abe mu bakora amafilime, mu bakora mu nganda, mu guteka ibiki. Ukuvuga ngo Elon Musk n'abandi bakire bagiye bamukikije cyangwa se bakorana nka ba Bill Gates, ubundi bavuze yuko kwicara mu mashuri ngo bari kwiga ngo abanyeshuri, ibyo ngibyo ntibikigezweho. Ngo cyakora ngo kuba wakwiga imibare mikeya na fizike nkeya byo kuba byagukangura ubwonko kugira ngo ubunebwe bushire, ibyo ngibyo nibyo bikenewe. Naho ubundi robo cyangwa se ishuri ryawe cyangwa se ikayi yawe, umwarimu wawe muragendana, ni muri telefone si kure cyangwa se muri computer. Bikaba biterwa n'igikoresho cya electronique cyangwa se cy'ikoranabuhanga waba ukoresha. Ubu nonaha reka mbatangarize ko ubu tuvugana hari taxi voiture cyangwa se taxi zigiye zitandukanye zirenga 5,000 mu mihanda itandukanye y'isi, zitwaye abantu, nyamara izi ngizi zidafite abashoferi. Ahangaha zikontororwa na remote control cyangwa se umuntu uzi control akoresha imashini cyangwa se telecommande. Izi ngizi zikaba zikora akazi mu gihe gitoya kandi mu minota mikeya cyane, kandi mu buryo bworoshye, n'impanuka zikaba zaranagabanutse. Ahangaha ku ruhande rumwe duhita twumva yuko mu bijyanye n'abashoferi, abashoferi batangiye kubura akazi. Nubwo ibi ngibi bitari byaba cyane mu bihugu bya Afurika, wenda nk'u Rwanda n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko hanze ibi ngibi bigezweho, aho umushoferi w'ikiremwa muntu utari robo, uyu nguyu mbese akazi katangiye kumuca mu myanya y'intoki. Niba yumva yuko yarigize ngo afite za perime n'izindi kategori, kuri ubu ngubu nta na kimwe cyo kwitwaza, yiyicariye mu rugo, kuko ngo habonetse imodoka ziri gutwarwa na robo cyangwa se ziri gutwarwa na remote control, zitwarwa na telecommande. Uzikoresha akaba yibereye ahantu bakamwishyura, ariko izi modoka n'ubundi zikaba zikora amasaha 24 ku yandi kandi mu minsi 7, mu gihe abashoferi bakoraga amasaha byibuze nk'umunani cyangwa se 12. Umushoferi akaba yatangiye kuruha, kuko niko ikiremwa muntu duteye. Nanone kandi mu nganda zikomeye ku isi nka Amazon harimo za robo zikora
ubutaruhuka nk'igihumbi 700. Izo robo zikaba zifunga neza amakarito n'ibicuruzwa byoherezwa hirya no hino mu isi hose, zikabikora neza kuruta uko abantu babikora kandi mu gihe gitoya, kandi ibi bigakorwa mu buryo butekanye. Ahangaha uhita urebera hamwe ku bantu baba bariyeguriye bavuga bati twebwe tugiye kuzajya dukora mu nganda, ati twebwe turi abakarani dufite imbaraga, ariko basanze yuko umuntu ejo n'ejo bundi ashobora gusaza, cyangwa se rimwe na rimwe ukanasanga n'akazi kari kugenda nabi, kuko abantu baba basaba kuba bakora bakaruhuka, mu gihe izi robo zikora amasaha 28 nk'uko nabibabwiye, kandi mu gihe gitoya zikanakora vuba vuba, akazi kakagenda neza. Bivuze ngo mu bijyanye no mu nganda, abakozi bo mu nganda benshi bicaye bishoboka mu mpande zose zigiye zitandukanye, cyane cyane mu bihugu bikomakomeye nka Amerika, Ubushinwa n'ibindi kandi bikize bikoresha izi ngizi za robo. Izi robo kandi impamvu bahisemo kuzikoresha ni za zindi, usibye kuba wavuga ati utanze ibyo bihumbi 100 by'amadolari uraziguze, icyo nicyo gihembo. Izi ngizi nta kundi guhembwa kundi, cyangwa se ngo kuba zakongerezwa umushahara nk'uko byari bisanzwe ku bandi bakozi. Ibi ngibi ngo nibyo bigezweho. Mu Bushinwa naho nuko, mu makompanyi yose akomeye, ni ukuvuga hari kugaragaramo mashini nyinshi zikora ubutaruhuka, zikora zikanateranya za moteri z'ibinyabiziga, zikabikora neza kuruta uko abantu bakabikoze. Ni ukuvuga nanone kuri ruhande, cyangwa se kuri iyi ngingo uhita wumva yuko ibijyanye n'abakanishi cyangwa se abatekinisiye nabo batangiye kubura akazi. Ahangaha ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu bibuga by'indege hanze no ku masitasiyo, za robo nizo zitanga za esanse, mazutu, benzine n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe habagaho bari abapompiste bakora, bamwe bakaba bakora amashifti, bamwe bakora amanywa, abandi bagakora ijoro, rimwe na rimwe bakaba banakwibwa bitewe no kuba barushye. Ariko kuri ubu ngubu ngo hari robo zitandukanye zigiye zitandukanye, aho zagiye zishyirwa ngo hirya no hino ku masitasiyo ya esanse, mazutu, benzine n'ahandi hagiye hatandukanye, kugira ngo izi ngizi zibikore neza ubutaruhuka kandi akazi kakagenda neza. Uyu munota tuvugana, robo zirenga 5 miliyoni ziri mu gikoni ziratetse, ziri gutegura neza amafunguro kandi vuba kuruta uko abashefu bakabikoze. Bivuze ngo abize ibijyanye n'amahoteli, culinary art, FBO n'ibindi bigiye bitandukanye, ibijyanye no gutegura amafunguro, abangaba nabo batangiye kwicara, batangiye kubura akazi bitewe n'uko haje ubarusha ubushobozi. Abafundi bari kwirukanwa kuko hari imashini zubaka neza ndetse zigakora modeli zose ahantu hose hagiye hatandukanye bitewe n'igishushanyo mbonera. Abashoferi bo bamaze kwirukanwa, abayede n'abakanishi n'abashefu, kugeza no ku bakarani ndetse n'abakozi bo mu biro, abangaba birukanwe kuko haje umukozi ubarusha ubushobozi. Ese ubu ngubu isi iri kutuganisha hehe? Ese gushobora ni ukuwe? Icyo ngusaba cyangwa se ubundi ahangaha urasabwa kuba wakoresha ubwonko cyane kurusha gukoresha imbaraga, kuko ntago uzakoresha imbaraga ngo uvuge uti ngo uzakora ngo bijyanye wenda ngo biri ku kigero cya robo, ngo wenda ngo ufite ukuboko kwaba gukomeye nk'uko icyuma, cyangwa se ngo ufite umutwe wakwihanganira n'umubiri wakwihanganira ibitotsi iminsi 7 ikaba yashira, mu gihe robo ibingibi ibikora neza cyane. Niyo mpamvu abangaba bagiye n'ubundi bahagarara, kuko uyu munsi hari AI nka OpenAI ya ChatGPT zigerageza raporo zagateguwe hafi icyumweru cyose, noneho izi ngizi zikabikora neza mu gihe gitoya, mu minota 30 gusa. Urumva ubu ngubu
umuntu cyangwa se imbaraga z'ikiremwamuntu ntago zikenewe habe na gato. Rero rekeraho kwishuka wibwira ko akazi kawe ngo gatekanye, kuko aho twitaga akazi twamaze kugatakaza kera. Nigeze kubabwira ku bijyanye nanone ngo ndetse no mu gisirikare cyangwa se no muri politike, kuko iri koranabuhanga ngo ryagezeyo. Hari filime yakozwe muri uyu mwaka, ntabwo ari iya kera cyane, ni filime njye nayirebye uyu munsi, ni filime y'Abahinde yitwa Atake. Ahangaha hagaragaramo aho igisirikare runaka cy'Ubuhinde kiba gihiga ibyihebe ndetse n'abiyahuzi. Noneho hanyuma bagafata umwiyahuzi bakamufunga. Nyuma yaho hashira igihe gitoya, nuko mu gihe bakiri guhiga n'abandi biyahuzi, hakaza gufatwa nanone akana k'icyo cyihebe, ariko ako kana umusirikare mukuru umwafande yabona ari akana kakiri gatoya, akakaka igiturika maze akigendera. Nyuma niko kaza kuba kamuhemukira ndetse kakanamufatanya n'umukunzi wiwe. Nyamara ibingibi bikarangira uyu musirikare mukuru abaye pararize. Noneho nyuma yaho gatoya igisirikare cy'Ubuhinde kigasa nk'aho gihungabanye, ndetse bakaba babona yuko n'ubundi bya byihebe cyangwa se za nyeshyamba zigiye noneho kuzabasa zikanabigarurira. Hakaboneka umukobwa w'umuhanga, umukobwa uzi ubwenge cyane, uzi gukoresha iri koranabuhanga, ngo akaba yaravumbuye ikoranabuhanga ryo gushyira mu basirikare cyangwa se mu bantu baba barigeze kuba ibimuga, cyane cyane nk'ababaye ba pararize. ngo ariko iri koranabuhanga urishyize mu muntu utarabaye pararize, uyu nguyu aba pararize. Mu gihe warishyira mu wabaye pararize, uyu nguyu we akaba muzima. Noneho bikarangira umusirikare umwe, uwo mwafande witwa Arjun, bikarangira byemejwe yuko iri koranabuhanga barimushyiramo. Iri koranabuhanga baritera mu irugu, aho rihuza amakuru yo mu bwonko ndetse n'urutirigongo, maze ibingibi bakamushyiramo aka microchip karimo AI izajya imuganiriza icyo gukora ndetse ikanamuha n'ubushobozi, aho akora ibintu mu masegonda nk'5 mu gihe byagakozwe n'abasirikare barenga 500, nyamara bakanabikora n'umunsi wose cyangwa se amasaha n'amasaha. Ibingibi bikamuhesha ubushobozi bwo kuba aho parliament cyangwa se inteko yari yigaruriwe na wa mwana yigeze kurokora cyangwa se yigeze kubabarira w'icyihebe. Nyamara aho abasirikare bari bamunaniwe, uyu yari yaramaze kuba icyihebe gikuru. Ahangaha yari yamaze gufata amatekwa, no kuvuga perezida cyangwa se prime minister, minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'Ubuhinde. Ahangaha yashakaga kuvuga ngo aca agasuzuguro, afunguze wa mubyeyi wiwe, papa wiwe wahoze ari icyihebe gikuru, maze ahite acikana nawe ava mu Buhinde. Nyuma yaho ariko ngo kuko n'ubundi ari ibyihebe, ari abiyahuzi, ibingibi ntibirangire n'ubundi anababariye iki gihugu cy'Ubuhinde, bikanarangira kuko yari yateze ibisasu ibiturika byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi ngo baturikije. Ariko iri koranabuhanga baba barashyize muri uyu musirikare yazanye n'abakomando bagiye batandukanye. Iki cyihebe cyari kiyoboye ibyihebe bigenzi bye, gitegeka yuko abo bakomando bakwirukanwa. Nyamara mu bwenge bw'abasirikare cyangwa se bw'umugabo w'ingabo w'igisirikare cy'Ubuhinde, yahise ategeka yuko yego abo bakomando bakwirukanwa, hagasigara byibuze umwe gusa. Icyo cyihebe kiravuga kiti nta kibazo, umusirikare umwe mu basirikare banjye